reka turebe wenda nahuguka muri biriya arahita aza. Ari kuvuga ngo aza mwakire nabaha umubwira. ndetse na federasiyo ya diyoseze na federasiyo y'igihugu turi kumwe muri ibi birori. Ibitero turanditse bugufi usanga ibyaha byacu tujya kumva ijambo ry'Imana dukora igitambo cy'ukarisitiya dufite nemereye imbere y'Imana ishobora byose
nuko ni byiza, ariko mumenye ko kubigeraho bizaterwa n'umwete muzagira, kwiga mutarambirwa, kudasiba nta mpamvu nyayo, no kumvira ababigisha. Ibyo murabyemeye? Noneho rero nimuze mbashyire mu baririmbyi ba Kiliziya, mutere intambwe y'umwigire. Kandi urumuri rwanyu ruhore rwaka kuzagera mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Yesu Kristu, tubashe kubikoresha neza turirimba ikuzo ryawe. Turasabira abana b'isi yose bihatira nkatwe kwizihiza imihango ya Kiliziya yerekeye ku Imana ikuzo rikwiye, cyane cyane mu gihango cya misa. Bikira Mariya nyina wa Yesu wacu, turifuza kuririmba neza uko tubishoboye kugira ngo umwana wawe akundwe. Mutagatifu Dominiko Savio, umurinzi
dusabira abakristu kumenya ibyatera gukura, kwiga ngo bemere, gukora ngo bakire, guhaza no gusangira ngo bakundane, utwumvira kugira ngo twamaze mu myifatire yacu uko umeze mu kuri kamere yawe ubwa Kristo umwami wacu. Yeah.
nk'uko yari amaze kwigenza barayimenya afata inkongoro amushyira n'amagambo y'umugisha umuhereza w'igicupa ye awutaha mwakire maze mubeho neza iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano kandi izabuteka agiye kuba mbere n'abandi bose mirongo ine imbabazi z'ibyaha nimujye mubikora Iri mu mwe baje mu
by'itorero hanyuma bize kurarushyiriwe mu nyandiko za federasiyo ya diyoseze ndetse no mu nyandiko za federasiyo y'igihugu y'ubujyanye na perezida kandi iyo raporo iratanzwe hose hashoboka bazanandikwe kuri federasiyo ku rwego rw'isi imyaka igenwe imaze kugera. Abaperezida b'amatorero abaderegiteri b'amatorero mwese aho muri muhaguruke amatorero yacu anyuranye iteka rishinga itorero ry'abana b'abaririmbyi muri Kamporesi. Yewe Padisiya Shumbusho Omoniye wa Diyoseze wa Kamporesi, mu izina ryanjye bwite irya Kiliziya Intumwa no mu izina rya Federasiyo Nasiyonale mpagarariye mu rwego rwa visi perezida wayo, imbere ya perezida ku rwego rw'igihugu, intumwa za Kiliziya n'ikoraniro ry'imbaga y'Imana, nshinze kandi ntangaje ku mugaragaro ko abana b'abaririmbyi ba Paruwasi Rukoma Diyoseze Kibungo uko ari 68 bakoze amasezerano none ku wa 16 kwa gatandatu 2024 bagize kuva none itorero mu matorero yemewe mu rugaga rw'abana b'abaririmbyi muri Kamporesi mu ngaga zayo zose nk'uko amategeko y'umuryango mu Rwanda no ku isi abigena. Murakoze. Guhera none iyi tariki irangirwa kandi ubu amategeko akorera Kamporesi ya Rukoma aratangiye no kwisezera mu Rwanda. Ubashimiye. Izi nyandiko zirasinywa, imwe irasigara mu mateka ya Paruwasi, indi irashyingurwa muri Diyoseze, indi ijye muri Federasiyo y'igihugu. Ubwo rero itorero ryemejwe, ndasaba komite directeur n'abamwungirije muzamuke muhagarare imbere y'iri torero. abayobozi banyu Uko mukurikirana mugire nta muse ntabwo ashobora nawe uko mukurikirana mu myaka nyakubahwa padiri mukuru w'iyi Paruwasi Rukoma, nyakubahwa padiri Omoniye w'iyi Paruwasi Rukoma muri Kamporesi, banyakubahwa saseredoti ba Omoniye ba muri Kamporesi baremerewe uherutse kuvuka, nyakubahwa perezida wa muri Kamporesi mu Rwanda, nyakubahwa perezida wa muri Kamporesi muri Diyoseze yacu, banyakubahwa abadirekiteri b'amatorero yose muri Diyoseze yacu, namwe matorero abakristo bavandimwe. Ku mugaragaro ububasha mpahabwa na Kiliziya n'umuryango nkaba visi perezida w'umuryango mu Rwanda na Omoniye muri Diyoseze, ntangaje kandi nemeje iyi komite y'abana b'abaririmbyi barangajwe imbere n'uwitwa directeur ntabwo aba ari perezida. Ubwo na directrice we umwungiriza kugera uko amategeko abigena. Bazamura ikiganza bibe ikimenyetso cy'uko tubemeje kandi guhera nonaha barangaza imbere.
guhera none twemerewe kuza gusura itorero mukaritoza mukamenya ubuzima bwabo, kandi guhera none aha aba bayobozi bemerewe kwitabira inama za federasiyo ya diyoseze ndetse n'inama ya federasiyo y'igihugu aho zizabera hose, kandi basabwe kujya batanga umusanzu mu rwego rwa diyoseze no mu rwego rw'igihugu utanga rimwe mu mwaka w'ibihumbi 10 kuko buri matorero yose agera. Hanyuma hari n'itorero rya Kabirizi naryo katishimye. Turi kumwe kandi n'itorero kuri Kantoresi Kansana. Turi kumwe n'itorero rya kuri Kantoresi y'Irukana barabasaruka. Kumwe n'itorero rya kuri Kantoresi barabasaruka Gishanga. Turi kumwe na kuri Kantoresi barabasaruka Abana. Twishimiye kandi kuri Kantoresi itorero rya Paruwasi ya Munyaga. Itorero rya kuri Kantoresi ya Kirehe. Kuri Kantoresi Paruwasi ya Kabarondo turayishimiye. Kuri Kantoresi itorero ry'Ikibungo Katedrali. Itorero rishyashya ry'igitonore rya Rukoma Makutura Gaturije. Ababyeyi babo, ababyeyi nabo nzi ko benshi bari mu mirimo ariko bari hano bahagurukiye ababyeyi b'abo bana baririmbyi bacu. Abo rero baduteye iteka ari n'abihaye Imana baje baherekeje aya matorero yo kuri Kantoresi. Abihaye Imana bahagurukiye rimwe bari mu miryango itandukanye baje baherekeje abana baririmbyi. Mwakoze twe n'ababikira bacu hano b'Abizera Mariya namwe muhaguruke abashyitsi nabo babaramutse. Murakoze. Iki gice rero gikurikiyeho nyuma y'igitambo cya misa kigiye kubigurirwa Kukusema
Amen.